taburamo ize GM Patriots muga amafa budget iri un peu limité sima ngura nta ndwine limited ko bayabonye amafaranga 80 miliyoni menshi ndagushmarumbwire umukinyi abakinyi babiri wumva kuko bazatuma basket ubu nona uzi ikintu kimwe se nuvuga ngo iyo ufata Gaston na Steve ukabicaza kuri bench nibakina ntago bari kuba bari Gaston na Steve biki gihe sibyo Steve twarakinanye muri Espoir atabona iminota myinshi Steve ntago ari Steve w'ico gihe ni kimwe nuko nundi mukini wese muri aka kanya ukifata nkashobozwa sibyo umwicaza umuha iminota mikeya nuvuga ngo igenda rya Steve na Gaston riraharura inzira ku bandi bakina ntekeza ko umuntu witwa Blaise na Barame rest in peace Barame Bubakar na Blaise wo muri umuraperi ono n'umurundi niko bahoze Blaise we na Barame ko akenshi bakinanaga mu icyarimwe match yajyaga kurangira nataye nka karori nk'ibihumbi bingahe yari duo nziza bakina offensively babaga bari kumwe bameze nk'abantu bakinanye imyaka 10 na defensively babaga bari ahantu hose nibikira kuri Barame yari quick yari yihuta na pass yari afite IQ ya danger we na Blaze bajyaga gukina games zigiye kumera kimwe hanyuma umukinyi noneho uvuga ati ngo kumudefenda ntabwo byashobokaga kabisa ahondi nyine ubona yuko afite skills ikiri hejuru tuve kuno mu transfer mu kuba sore ya Patriots yabiyihe mwana ko elements zabo ebyiri zigiye bro Patriots irabaho kandi irabaho neza aba reka 80 miliyoni ntago bari bure mu bandi bakinyi beza kandi ba develop nose reka nkubaze obeti ikintu tugomba kuvana mu mitekerezo yacu no kumva ko nyine uyu muntu agiye ibintu byose bita bihagarara ntago bihagarara ariko reka nkubaze ikibazo Patriots na Steve na Gaston bataraza muri Patriots ntabwo yakinaga yatwaye igikombe no kuvuga ngo nkuko ibyo bintu byashobotse sibyo ntago it is not about me sibyo ndi kukumvisha ko nukuvuga ngo na mbere yuko Aristide aze uko Gaston na Steve babaho ngo basket yarakinwaga kandi ku rwego rutari rubi sibyo nukuvuga ngo yego ntago dushaka kwirengagiza yuko nyine hazaba step back ariko ntibizana gutungura Patriots nyine ikomeje ukabona iracyakompeta bagenda bizwiza izakomeza ntabwo izabura muri playoff nta nayo bet irakwitahura mu GM Patriots muga amafa budget iri un peu limité sima ngura nta ndwine limited ko bayabonye amafaranga 80 miliyoni menshi ndagushmarumbwire umukinyi abakinyi babiri wumva kuko bazatuma basket ubu nona uzi ikintu kimwe se nuvuga ngo iyo ufata Gaston na Steve ukabicaza kuri bench nibakina ntago bari kuba bari Gaston na Steve biki gihe sibyo Steve twarakinanye muri Espoir atabona iminota myinshi Steve ntago ari Steve w'ico gihe ni kimwe nuko nundi mukini wese muri aka kanya ukifata nkashobozwa sibyo umwicaza umuha iminota mikeya nuvuga ngo igenda rya Steve na Gaston riraharura inzira ku bandi bakina uri kumva tuvuge nk'urugero nk'ubu ngubu Sam n'umukinyi mwiza uri kumva ariko nuko ngo Sam ntago yaba umukinyi mwiza cyane atabona playing time Brina arahari nuko ngo tuvuge wenda Patriots abakini bandukuyemo Gaston na Steve bagiye nuko ngo Brina hari Kamirindi Sagamba Furaha Kado Frank Sam Wendo zaba yakize ari umupeti witwa Wendo umupeti ufite talent muremure uri nuko ngo abo bakini bose n'abakini bashaka kuza na Bienvenue arahari uri kumva nuko ngo n'abakinyi ushobora kongera ukabaha nose reka nkwereke sibyo muri Rwanda Cup ubonye muri demi finale Patriots yakinye nande nakinye na APR yego
Pere ntiyararimo, Steven ntiyakinnye, Gaso yakinnye igihe gitoya. Nase Patriots ntiyakinaga. Babatsinze si ibintu Sedari wabonye match yakinnye. Sam yarakinyeho yuko ngo Rampeti wabo Obet umukinnyi abakinnyi barahari. Wowe fata nk'ikibugu gishyira hano Kimirongo wigendere urebe ko utazabona abakinnyi. So ikiba gitandukanye nuko mu myumvire yacu hari amasura tuba tumenyereye. Nk'ungu hariho nk'umuntu duhura akambwa ngo harya waretse gukina kubera ko atambona muri Patriots. Urikumva no Gaston na Steve batari muri Patriots nk'ubu nka shampiyona y'umwaka utani nitangiye uzaba ubona biri bizarre kubona Patriots iri gukina Gaston na Steve batarimo nabo bizafata kanya kugira ngo bumve ko batakina muri Patriots. Kibazo nuze Kabe yakubajije YGM tukeneye abakinyi babiri bari nka GM ega si ngombwa kuzana abandi bakinyi babiri bigitaraganya fata bufite ushakemo abandi banyamahanga babiri. Uranyumvira ko iyo keep uvuze uvuze nona iyi keep uzihuje gute iyo i Patriot itarimo Gaston na Steve na Kepler y'uyu mwaka uziko Kepler irusha cyane mu mpapuro napara mu mpapuro uzibavutse nkubwiye ngo mu mpapuro no kuvuga ngo reka ngo nk'urugero sibyo ngo nk'amasezo abiri ashize ukuyemo iyi nguyu y'uyu mwaka ngo nkiyo nabaga nicaye nko kuri bench umuntu wese yari gutekereza ko either Arsene yaravunitse cyangwa se ntabwo ari kuri forme kandi wenda ushobora gusanga icyo gihe ariho n'indi kuri forme kuruta n'indi myaka ibiri yayibanjirije. Bivuze ngo nk'iyo mitanya mu yindi kipe ako kanya twari guhura ukagenda undi mukino mushyashya the same thing nkuko ubona Sagamba atari gukina cyane Sam adakina cyane abo bakinnyi ushobora nabo kubaha umwanya imikino uko ugenda igira confidence umukinirega ni confidence buriya ikibi nuko waba ufite umukino udafite skills number ariko umukino wese ufite skills ikiba gikeneye ni confidence kugira ngo abone imikino myinshi confidence izamuke agende nawe akosora amakosa ye. None ikindi kintu ufite gap y'abanyamahanga babiri ufite Frank uzakina nk'umunyarwanda uhazana abandi banyamahanga babiri ngo ikipe rega ushobora no kuba ufite nk'abakinnyi batanu beza bagasunika you never know. Ubu icyo abamugani abapeti bose ikintu right now nagucika intege wamugani mu gitondo minutes nuko ko ubu icyo ufite kuba trusting ariko kugira buri muntu wese igihe cye kiraza cyangwa ugomba kuzana umukinyi nawe urenze kabisa. Erega nyine nibyo ndi kuvuga sanzwe nyine izina rizwi muri champion si ngombwa obete mu Rwanda ikibazo tugira izina yutumva ngo izina wumva ko nta kipe ihari kandi nabo ngabo wumva ngo amazina hari igihe batari bafite ayo mazina nuko ngo buri muntu wese yagize igihe cyo kugira umuntu mu trusting kugira ngo ukore iryo zina nose nk'ubu ngubu nkandi sibyo n'urugero nge nahuye tubwe nka Coach John yarambwiye ati Peti wazaje nka kujyana Saint Joseph gutya mbonye gutya ndi gukina uri kumva ngenda muri Espoir batanze nge match ya mbere nakine muri Espoir na coach yari atarambona yaramaje ngukina iye post ndavuga ndi meneri wambaye kangaye 8 ashyiramo nyine byo kugira ngo arebe nuko buri muntu wese agomba kugira wa muntu byize uguha chance rimwe kabiri kugira ngo wiyerekane ubundi hakabaho na patience ngo Patriots izastragulinga ho gatoya ama match wenda ane 5 ariko retour ya Patriots izaba ari Patriots n'umundi kuko buri kipe burigira identity ngo Patriots buri gihe yatwaraga ibikombe ntabwo ari ko yabaga ifite abakinnyi barenze ariko nuko ngo buri kipe yose igira identity ya equipe Patriots n'aba fighter niyo baba barembye niyo bazana abana bafite 10 n'ingahe n'ubundi uzabone ikina kwa kundi ariko ikina no kuvuga na ama equipe akomeye nka Patriots ikeneye aribyo franchise player wa mukinnyi ubu ngubu bigiye muri rebuild niko navuga rebuild ariko nyine uwo mukinnyi agomba kuko bamukuyemo uko rege nayizanye abantu Patriots nayo ikeneye urumva nagira na Pistons yo muri 2004 yatwaye 2004 itirabura nyenye ndi kuvuga ikeneye ariko impamvu giye numva nta gikuba cyacitse no kuvuga ngo Gaston Steve ni transfer nziza kuri bo I wish them luck n'abahungu banje ariko nanone ku rundi ruhande Patriots nayo igiye kudufasha no kuzana abandi bapeti cyane cyane ko bana bahaye n'amafaranga ntago bagendeye ibona nicyo kintu nakundira izazana abandi bapeti kandi Patriots ni ikipe igenda kuri icyo kintu navuga ko nayizera
hari abana yagiye izana batabugize amahirwe yo gukompeta kubera ko nyine bahasanze abakinnyi nk'abo ngabo. Ubu ngubu nicyo gihe cyabo, bafite umutoza mwiza Henry ushobora kubapushinga bakagira bafite na time. Kandi ikindi kintu buriya kitazagutangaza nuko nukuvuga ngo buriya abakinnyi baba motive bitewe na competition ihari. Nukuvuga ngo umukinnyi uzaba uri muri Patriots nataba umunebwe cyangwa se ngo yirare kubera ko noneho mbonye time yo gukina. Ariko impamvu batazirara ni ukuvuga ngo nimba uri umukinnyi nka Sam, hari abapeti mwakinanaga wenda batangiye ku promotion imwe ubona basa nk'abagusize kubera ko babona playing time ku rundi ruhande. Nukuvuga ngo nubona playing time akakanya Ibana izaba ari time yawe yo kuvuga noneho nimba wakoraga rimwe ugomba gukora gatatu. Nanjye nyine nerekane icyo mfite. So ntekereza ko nyine buri kipe igira ibihe byayo, cyangwa nuko management idacika intege kandi ntekereza ko Let's give flowers rero kuri League Basketball yakoze recruitment nziza. Ubundi kuntu ngiye nayifataga kwa kundi uri nk'umuntu w'umukire kutahazi kurya neza tu. Uno bakoze recruitment nziza. Nabikubwiye ino transfer ijya kuba nabikubwiye. Bafite amafaranga, they have to grow some balls, bakagura abakinnyi bafatika, bakagaragaza nyine ko nabo ari abantu bari muri championnat ari kwirwa baza bakubita buri munsi. Patriots yagukubise, APR yagukubise. Ariko ni bavuga gutyo ngo Patriots ngo APR yagukubise. Ego ugomba kumva ko sport no sereka nkubwire sibyo ugomba kugaragaza nkaho nyine ugomba kwinjira buri munsi gute se reg yatwaye ibikombe bingahe bya championnat cyoze muri no myaka yaragerageje ariko yagombye gori kuri top ntago no se abandi ntibakompete hari na APR ahubwo ntekereza ko ubundi byaba byiza wenda nyine bigiye okay si nyine navuga ngo bigiye bituna nuko nimba ubu ngubu muri bare ariko dufite inoza amakipe atatu amaze gukina bare kandi stila kiri hahandi agikompeta ni ibintu byiza hagakwiye kuzamo ikipe ya 4 n'iya 5 ku buryo icyo gihe competition biri guhinduka. Ikindi kintu ngene nakwifuza ko abakinnyi donc bare okay ari nk'ikintu nge ntumvikanaho n'abantu benshi nge nakwifuza yuko ikipe itwaye league yakinisha abakinnyi yatwaranye league muri bare yego kugira ngo nge point yanjye ni iyi ngiyi kugira ngo nuko ngo abakinnyi APR yatwaranye league ni bakinishe no muri bare wenda yongeremo abandi nka babiri b'abanyamahanga ibakinisha muri bare. Undi mwaka utaha ni wenda haje indi kipe UGB Tigers itwaye league b'abanyarwanda bakinamo bahe exposure kuko nuhora buri gihe ukinisha babakinyi bamwe niyo mpamvu usanga mu Rwanda ufite nk'abakinyi group y'abakinyi 5 ari buhoro ubona ahantu hose. Ariko APR yabikoze umwaka ushize nako bisize abakinyi ajyanye muri bare nibo n'ubundi yakinishije abe hafi ya bose nta mukinyi yezere kwita ngo avuye mu yindi equipe cyangwa nayo yarabikoze ariko ntabwo yongeye byo yavuze d'une façon indirecte za element ebyiri ntabwo yazongeyemo bamugani no kugushaka nyine equipe yarayitwaye. Nekeza ko nayo ntabwo ari uko itabishatse wenda nuko bitakunze byashoboka nyine ni gushira muri nane ubwo rero rege naba contender direct rungu wagomba yani no mani fashe Patriots rege itagitwaye yaba kubera iki igomba kugitwara kugeze na person ntago competition erega reka nkubwire sport ega ni sport nuko ngo team ari nka sport individuel ari nka atletism nimba babyutse ufite forme 100% usanzwe usiga abantu urabasiga ariko sport collective nuko ngo ngewe nawe turakinana nimba turi batatu kuri kontra abandi bantu batatu uwo munsi nimbyuka mwari munkeneye nka flopping muratsindwa nuko ngo ntago kuba ufite abakinnyi beza bita byimplika igikombe gusa ntekeza ko ari move nziza kuri reg ibindi bisiga bizaterwa na uko abantu bazakina yagiye muri APR bazashaka undi muntu ako uri abanyamerika baruzuye rwose beza bazi gukina rege zashaka undi oye rega si ngomwa n'abanyamerika n'abanyafrika n'abanyafrika umunyafrika cyaba solo diabate ubundi nimba ari ikintu kitabuze ku isi n'abakinnyi baba internationals ariko twebwe tatuwaje ziradukanga tatuwaje na ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo
hari umuntu ufite tatuwaje ushoboye n'udashoboye kimwe nuko n'abadafite tatu hari tatuwaje na dread dusoza uri expecting iki nicyo ushaka kubona muri shampiyona itaha uyu mwaka utaha? njye nkunda competition nakwifuza kubona competition irenze iyo twari dufite uno mwaka kubera ko buri kipe yajyaga gukina ubona nta kipe yajyaga gukina yizeye ko amanota yacyura so wagendaga gukina nyine uvuga ati tugomba gukanira no munsi turahura na Tigers no munsi turahura na UGB even n'amakipe twakwita ko yari ayanyuma za Orion na Inspire so neceza ko Imana idufashije amakipe akaguma nyine agakomeza kwiyubaka cyane ego hari financial ariko na organisation interne nyine kurekirita neza ku abatoza organisation interne mu makipe me irakenewe cyane ahubwo se mfite ikibazo Kepler yanze ko yazamutse na Kepler ni kipe zo muri institution imwe yose ikibazo radisubiza icyo kibazo ntabwo ndi bugisubize ariko ntekereza ko management izi impamvu yaretse izo ekipe zose zikabaho ariko nose mufirwa bavye bitekereza gute urumva bataza meje nyine ntekereza ko nta kipe ebyiri zoshobora gukina ziva muri organisation nkuko wenda nka peri n'intare bitazamuka byose ngo bikine muri ligue imwe ko hazamo bya bindi nko muri football bijya bibugazanga ngo yingiye ngo kuko ngo ufite isano n'iyingiye ntekereza ko ibyo ngibyo bitabaho ikisigaye ngo hazaba harimo yamarumazi ya kera ya Patriots na Marine ngo Marine yavuye ko aperi na Marine bya basket cyangwa bya football na basket na football na ariko rero tunakeneye ariko byo bitandukanye tukeneye basket hanze ya Kigali wa cyane abatu ubundi nk'ikintu cyane nta match azabera nka muri NL ibutari ari muri aya majina ubundi twagagomye kuba dufite n'ikipe mu ntara buri ntara wenda urabona mbere twaba dufite Rusizi kera habaga ikipe yo ku Gisenyi ibutare habaga ekipe ubundi numva ubundi twakagize na basket nko muri East isi kubera ikirafiki batakinira iki kira kibuga kikurira afiki batagikinira oya i Kigali hongeye nta kibazo mabona ariko mu ntara kwa ko nuko ngo nka kera cyangwa na sport muri rusange mu mujyi hava amatara makeya kuruta mu byaro cyangwa se mu ntara ariko capacity yose navuga investment twayishyize mu mujyi ariko buriya nuko ngo tubwe ufite nk'ikipe Musanze hava abakini benshi kuko harimo nk'abapeti benshi bakina muri D2 b'Musanze kandi abapeti naturally ni abatlete kabisa uzarebe nko muri volley abapeti bo muri East benshi nta bapeti barebare kuko ugomba no kugenda kureba imiterere y'ahantu ko nuko ngo abapeti bo muri East ni barebare kuruta abasigaye bo mu zindi ntara so ibyo ngibyo nabyo byakaguye gufasha mu gusupport let's hope abantu babatete baba detecting amatala ibyo bintu bazabikoraho nibizagumye ku mapuro gusa ngo nabibyeje babishire mu bikorwa ku buryo cyane ikibazo cya infrastructure wenda ariko nabonye nimba barabonye ngo bagiye kubaka mu Rwanda ibibuga byinshi nizere ko kandi niba bazubaka ibibuga bizima nako izo infrastructure nako bazazubaka mu Kigali gusa no hanze ya Kigali so still one more thing wamugani n'umuntu wakinye cyane 11 kuri mu equipe nationale ugomba kufite work ethic discipline n'ubutingandere ari youngins abana bato cyane who are looking for kabisa bakureba kabisa avuga ko Aristide ni dore wanje urebye what this team one or two words barahereza ntekereza ko ikintu cya mbere nta muri sport no mu buzima busanzwe nta kintu nyine ushobora kwicara ngo kwizanire sport rero ugomba gukora cyane kandi ukaba consistent ukagira
iyo discipline ntekereza ko abantu wenda discipline bayifata mu buryo butandukanye ariko kuri njyewe ntekereza ko ugomba kugira iyo discipline yo kuba consistent ugakora umwitozo yaba imvura yagwa yaba itagwa waba ibintu byose biri kugenda neza mu buzima bwawe cyangwa harimo ibibazo ukaba consistent ntugire ama excuse atandukanye abira twavugaga byo kubahiriza igihe ntabwo turi bubigire hano donc uko ngo ugakora cyane kandi buri gihe ntiwirimite mu mikorere yawe ugakora ukaba fit ukiga skills kandi ntihumve ko kuko wenda hari intambwe umaze kugeraho wumve ngo byaciyemo buriya muri sport nta gasongero kabaho so as long as you still playing haba ari ibintu byinshi byo kwiga nimba ari Brown agikina ubu ngubu ari the best kandi akabagira aba trainer batandukanye akaba kiga ibintu basics nuko ngo abakinnyi b'abahanga biga fundamentals bakazikoraho igihe kinini kandi buri gihe kuko skills iyo utayikoraho iragenda ni nk'amaso yose iyo utayitraining iragenda. Akabazo ka nyuma nashaka kubaza ni ikihe kintu like the most proudest moment muri basket muri career yawe ya moment ugati ntagushobora iyo moment zo ntagushobora kwibagirwa ni mino career yawe imyaka 17 ari byo yose arakantu kamwe uvuga ati ni nyinshi ariko ntekereza ko kuri ngiye guhagarara igihugu ni ishema rikomeye so igihe nakinye match ya mbere muri national team 2011 muri Petit Stade itaravugururwa ntekereza ko nakinye ni equipe yari zone 5 yari zone 5 hari harimo Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Egypt ntabwo yaje icyo gihe so hari match twakinye yari nka final na Tanzania cyangwa Uganda. Petit Stade yuzuye Petit Stade ya mbere yari imeze nkaho yegeranye iyo watsindaga umuntu abafana bahari icyo gihe n'imvura yari yanagoye tugira ngo abafana ntago baza nyuma y'imvura abafana baraje baruzura iyo match hafi nka second half yose abantu bayirebye bahagaze bafana noneho barabyinaga ukagira ngo nka Petit Stade igiye kugwa so iyo ni moment nashaka kwibagirwa ntekereza ko nindi wenda ari muri BL 2021 the first edition kuri game ya quarter finals umukinyi wakinanye nawe ukavuga ati ni umukinyi kabisa ndashaka muri championnat umuntu akudefanze ko ntabwo afatira umuntu akudefanze ukumva rwose uyu nguyu igihe cyose mwahura uyu muntu ntekereza ko umuntu witwa Blaise na Barame rest in peace Barame Abubakar na Blaise wo muri APR ono n'umurundi niko bahoze Blaise we na Barame ko akenshi bakinanaga mu icyarimwe match yajyaga kurangira nataye nka karori nk'ibihumbi bingahe yari duo nziza bakina offensively babaga bari kumwe bameze nk'abantu bakinanye imyaka 10 na defensively babaga bari ahantu hose nibikira kuri Barame yari quick yari yihuta na pass yari afite IQ ya danger we na Blaze bajyaga gukina games zigiye kumera kimwe hanyuma umukinyi noneho uvuga ati ngo kumudefenda ntabwo byashobokaga kabisa ahondi nyine ubona yuko afite skills ikiri hejuru so n'ubundi abo ngabo babiri kuri navuga nyine nkiza muri league abo babiri abandi wenda nuko akenshi twarakinanye muri national team ariko cyangwa se tugakinana muri club umuntu naba narahuye nawe ufite skills zidasanzwe umuntu wese wahuye nawe azabikubwira n'umuntu bita Hamza Reza Mihigo mu bantu ngiye nabonye n'amaso yanjye amuntu narabona ufite skills nk'iza Hamza na Kenny Gasana shout to Kenny anyway namumvishe and I hope ikiganiro cyagenda neza
ikindi tunamushimira twunguranye ibitekerezo ntimwibagirwe niba ushaka ko basket iri imbere it's all the game by you shiramo akawe sijya kujya inyuma upointa le doigt nguyu do something about it. So I say thank you so much, Baba. Thank you for having me. Ntekereza ko ni ikiganiro cyiza, ntekereza ko muzagira uruhare mu kubaka basket yacu. Nibyo twifuza kabisa inshallah. Yeah, man. So thank you, Papa. Appreciate. Yeah, man. Yeah, nawe utaha rero muri episode 12. Yeah, peace.